kubana kwabo kwazabananira ubundi bakazafata umwanzuro ngo wa divorce. Turaza kureba rero niba divorce yemewe ese ni kuri bande yego cyangwa se ahitemewe ni hehe nibitanemewe. Hanyuma abantu b'Imana aho kugira ngo bazazinduke bazize ubujiji ahubwo bajye bamenya ukuri. Uzi uko yubaziriya nka hari umukara udasanga imbere ari umukara. Aho ari umweru uzi ko udasanga hari umweru. Biva hese nyine abantu ubundi abantu bagakwiye kujya bibaza uko niko Imana yabitegetse. Muri ruriya ruhu ishyiraho agace kazajya kameramo ubwoya bw'umukara. Ifata kandi igakira avuga ngo hano hazajya hari urwirungu, ahandi ravuga ngo hazaba hari igitare. Nuko Imana yabitegetse, nta n'umuntu ufite ubushobozi bwo kubihindura, nta n'ubwo bizigira byihinduranya ukundi ngo byo byihe ububasha. Nuko Imana yabikoze uruhu rumwe rukameraho amabara atandukanye. Mbivugiye rero icyo kintu gikomeye cyane. Yo ugiye hirya cyangwa se dushaka dukomereze naho, uyu ni wo muryango wa mbere wabayeho. Ese Roba uyu mugore Adamu amwirukana ari kujya hiye yahukanye akamwahukanisha cyangwa amwirukana yari kujya kwandi yari gutacomeka muri nde yari gusubira aho yavuye. Bivuze ngo n'ubundi ahari nihi wabo umwohereza iwabo. Bose yarabizi ko gusambana bitakorerwa habona. Yarabizi ko ari ikintu gikomeye. Yarabizi ko abazabafata bibaruhisha. Hanyuma Mose arabibemerera. Bukeye rero ku ngoma ya Kristo usije gushinja abagenzi babo. Nago nawajya kubikora ngo hamagare kuretse baba ndi beruye. Ari aberuye pe. Yewe. Nabe yubaguyeho barikanga. Ikikubwira ko hano yatemewe bahita bikanga. Ndetse rimwe na rimwe bakabana kuhakwikira cyangwa bakakugirira nabi. Ari ibintu byiza no ku isoko baba bihakorera nkuko umuntu yigurira tomati, nkuko umuntu yigurira n'ibindi byose ku mihanda, nkuko umuntu agarata nizi modoka naho bajya bagara. Ariko kubera yuko nyine nubwo baba bareruye akamiliyoni barafata bakareba hano bakavuga bati ntacyo nubwo ari kumanywa reka tujye abona inyuma y'inzu cyangwa tujye ahangaha ariko ku karubanda. Reka ngusuhuze neza tuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza. Bari mu Rwanda, abari hanze yarwo, umwuka w'Imana nakomeza abe ku buzima bwanyu ndetse n'abanyu n'ibyanyu abarindishe ibambe rye ryera. Suhuje umuntu wese uhamanya n'umutima we ko ari mu ishyanga ryera, ko ari mu bantu Imana yaronse. Tuba turi hano kugira ngo dukore ibiganiro byacu mu rwego rwo kubaka ubwami bw'Imana, tunahamagarira abantu benshi ngo baze kuri Kristo tubamushyikirize nk'uko umurimo wacu uri. Kuri kamera nongeye kugirirwa umugisha n'Imana kwakira mutumishi Sezibera. Muraho neza? Muraho neza mwenda Robert. Yesu ashimwe. Nahimbazwa umwami wacu. Iminsi myinshi disi inshuti yanjye. Amehena kuri twese. Twaraburanye. Hako warura amahoro. Ndamahoro ndashima gitare. Imana ishimwe. Yego. Mu ntwaro zose z'Imana ndabona uyu munsi wabatuye yitwa ijambo ry'Imana. Ubwo izindi wenda ufite ukuntu zambariyemo imbere cyangwa se umuntu w'imbere. Ndifuza ko tuganira ariko manzi dushyira imbere y'Imana. Byaba byiza ariko wibwiye n'abantu badukurikiye neza birambuye kugira ngo abantu bamenye tugiye kuganira nande. Ni byiza ko abantu bagendana baziranye. Yesu nashimwe mwene data. Nitwa Jewe Sezibera Jean Claude. Yego. Ndi umugabo, mfite umugore, mfite n'abana, Imana angiriye neza. Mba mu itorero rya Kristo. Yego. Hari ikindi nshaka kumbaza. Mu itorero rya Kristo. Na dini ubarizwamo? Idini ntago ari ngombwa. Ntago ari ngombwa. Kandi maze iminsi numva uvuga ko idini ari ikintu ngo kimeze nka gari ya moshi. Kijyana abantu. Ikintu narakumvisha ukivuga. Kabisa. Bibajyanye no kurimbuka aho kutagira ngo wenda naho ngaho. Reka dusenge Imana. Reka dusenge. Reka dusenge Imana hanyuma twikomereze ibya Kristo. Amen. Turagushimiye Uwiteka Imana isumba ibintu byose. Hallelujah. Uba hejuru y'ibyaremwe byose. Niwe ufite imyuka y'ibyaremwe mu kuboko kwawe. Iyo uvuze ngo ikintu kibeho kibaho, iyo uvuze ngo nigipfe kirapfa, uba hejuru y'ijuru n'andi majuru yose, uba hejuru y'ikirere, uba hejuru y'isi, uba hejuru y'inyanja, uba hejuru y'ibintu byose mwami, kuko byose biriho kubw'ubutware bwawe, icyubahiro ni icyawe. Urakoze kuko ubigenje neza muri uyu mwanya mwiza,
wo kongera kuboneka ku Ishyanga Ryera TV kugira ngo twongere tuganire n'abantu b'Imana, yaba ari abitorero, yaba ari n'abantu basanzwe bari aho, ariko abo bose ni abantu b'Imana. Icyifuzo gikuru kandi Mwami icyo ushaka nuko abantu bakizwa bakava mu byaha, nuko abantu basinduka bakava mu businzi bw'ibyaha, bakamenya Kristo wabambwe akatuzukira kugira ngo natwe tuzabone ubugingo bw'iteka. Amen. Ndabizi neza ko hariho ubugingo, ariko kandi hariho no kurimbuka. Reka rero uyu mwanya mwiza tujye kuganira, ndetse kubw'iki kiganiro duhamagaye Imana kugira ngo yongere igeze ku mpera y'isi ubutumwa bwiza, kuko yavuze yuko buzagera ku mpera y'isi. Hanyuma umuntu wese uzabasha kubwumva, yaba ari umunyarwanda no hanze yarwo, kugeza ku mpera y'isi abantu bazakizwe bave mu byaha, bamenye ko Imana ari itegeka ibintu byose, kandi bamenye ko hirya y'ubuzima hariyo n'ubundi buzima. Amahitamo y'umuntu ari azamuyobora aho yerekeza, yaba ari mu bwami cyangwa ndetse kurimbuka. Umubi Satani turamuheje mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ibitavuga Imana byose niziceceke, imbaraga z'Imana yo mu ijuru ziba ari zo zihagarana natwe, kandi Yesu iri jambo riherekeze cyane, kugira ngo amatwi ntabara y'umubiri gusa yo kuryumva, ahubwo rishyira imitima y'abantu kugira ngo abantu bakizwe bamenye ukuri bave mu byaha. Urakoze, reka umwuka wera w'Imana ayobore rero, natwe tubikoresho by'Imana muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dutangira wagize uti ni mu itorero rya Kristo. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo gutandukana kw'abashakanye bari mu itorero rya Kristo. Ese ni ryari umuntu uri mu itorero rya Kristo akwiye gutandukana n'uwo yashakanye nawe? Naho tugiye kuganirira. Ndarikira abantu badukurikiye iki kiganiro rwose bagitega amatwi, tutangiye dusatire no ku musozo. Imana iguhe umugisha. Ibintu byose twamenye ko twahawe ijambo. Yego. Ijambo ni Kristo. Ijambo ni rwo rufatiro. Yego. Ijambo ni ryubatsweho intumwa n'abahanuzi. Niryo natwe twubakwaho. Yego. Kandi ngo muri Kristo twese turubakanwa nk'amabuye mazima. Hanyuma tukaba nk'amabuye mazima, kandi tukaba inzu imwe, Kristo akaba umutwe w'iyo nzu. Yego. Reka rero twifashishe ibyanditswe by'erundi turebe inkomoko y'ibiza kubyara divorce, cyangwa se ubundi divorce ziba kuri nde, ubundi iba ku matungo, iba ku bantu, ubundi iba kuki. Mu magambo make divorce ubundi iba ku bantu. Yego. Kandi abantu b'Imana. Reka rero turebe Itangiriro ibice 2 duhere ku murongo wa 18. Yego. Twumve inkomoko ubundi y'umuryango, kuko kugira ngo haboneke za divorce nuko haba habanje kubaho umuryango, cyangwa se umugore n'umugabo. Yego. Hanyuma kubana kwabo kwazabananira, ubundi bakazafata umwanzuro ngo wa divorce. Turaza kureba rero niba divorce yemewe, ese ni kuri bande? Yego. Cyangwa se ahitemewe ni hehe n'ibitanemewe. Hanyuma abantu b'Imana aho kugira ngo bazazinduke bazize ubujiji, ahubwo bajye bamenya ukuri, kandi twamenye kuko reko kuzagira gute kuzatubatura. Yego. Niba koko bemerewe divorce cyangwa se batayemerewe. Reka dusome rero twumve ijambo ry'Imana rivuga. Itangiriro 2 umurongo wa 18. Hari umutwe uvuga ngo Imana irema Eva. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose igifite ubugingo, aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Yego. Kukanura kumva? Ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Yego. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira. Imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, inde uwo muntu ni wavuze, aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye. Yego. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, hanyuma akabana n'umugore we, akaramata, byangiza bakaba umubiri umwe. Turi mu Itangira, ariko kandi umuntu wumva kandi uyobowe n'umwuka w'Imana
kandi ntekereza ko abantu badukurikiye bafite amatwi barumva yego uko byagenda kose muri aya magambo hari ikintu cyumvikanye cy'ukuri yego ari nacyo pfundo cyangwa se izingiro ry'ibyo tujye kuganira kugira ngo abantu b'Imana batazazira ubujiji bakarimbuka. ni nako Bibiliya ivanga ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Yego. Hanyuma Imana isumba ibintu byose yahereye ku wa mbere irema. Igeze ku munsi wa gatandatu imaze kurema ibintu byose nta kintu na kimwe gisigaye, biba ngombwa yuko ifata umwanzuro wo kurema umuntu, ariko umuntu we iramwitondera. Ubwo yafataga ibindi biremwa byose ikagitegeka ngo habeho iki kikabaho, igeze ku muntu ntago ariko byagenze. Yego. Imana ubwayo yatobye icyondo, irangije kibumbamo umugabo cyangwa se umuntu, irangije imuhumekeramo umwuka wayo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Yego. Imana ishimwe. Amen, amen. Hanyuma Imana yitegereje iza kuza gusanga uyu muntu adakwiriye kuba wenyine. Ngo ibona ko burya hari umufasha umukwiriye ikwiye kumuremera. Yego. Ifata wa muntu iramusinziriza. Imaze kumusinziriza, hanyuma ifata mu rubavu rwe ikuramo inyama, iyo nyama irayifata iragenda ibumbamo undi muntu ariko atari nka wundi wa mbere. Ibumbamo umugore. Yego. Ngo irangije iraza imuzanira wa mugabo cyangwa se Adamu. Imana izana wa mugore imuzanira Adamu. Yego. Imana imukanguye Adamu arebye abona umugore ni mwiza, ngo arishima cyane, aranezerwa. Warubizi ikintu gikomeye Roba? Yego. Warubizi ko uyu mugore Imana yamuremye Adamu adahari, asinziriye. Yarasinziriye. Ariko buriya nituza kwimbika ikiganiro, abantu badukurikiye batagira ngo ni Adamu wenyine. Buriya natwe bano bashiki bacu abaho gusinzira. None se hari ubwo muvukana kuvuga uti navutse mubona? Wapi? Wowe ubona gusa wamuzanye ukavuga uti bo Imana imbaye umufasha ugize gute? Unkwiriye. Yego. Aho yavukiye nuko bamubyaye nuko yakuze ibyo ntunabizi we ntago bikureba. Mwibanga rikomeye hari n'igihe abayirwa hitana nawe utabizi ko ari we. Ahubwo harimo ibanga ry'Imana. Iragufata kuvuvutse uri umuhungu, ikagusinziriza. Yego. Imyaka y'ubusore bwawe, umunsi wo gukanura ikakuzanira Eva. Ikamukwereka iti ngaho reba. Wakanuga ahita ubona Eva. Nuko rero Adamu yarasinziriye. Hanyuma Imana imukanguye arebye, ahita abona iruhande rwe hari iki? Hari umuntu witwa Eva. Adamu rero aravuga atoya, ibi bintu ni byiza pe. Ngo Adamu ahita yishima yiterera hejuru, aravuga ati ngo Adamu ariko arako kanya Imana ikimara kumurema hari n'ibindi bintu ngo yaremye by'ibisimba, noneho ngiravuga iti ntacyo kubera ko uyu muntu azaba shefu wabyo, reka noneho mbizane numva ukuntu abyita amazina. Ubu icyo yahise imbwa cyabaye iki? Cyabaye imbwa. Icyo yise inka cyabaye dina bugingo n'ubu. Ipusi kugeza ubwo isi izakurwaho n'ijuru rigakurwaho nk'uko ijambo ritubwira. Iryo zina rizaguma ari ryo. Ntago imbwa izigera ihinduka inka. Oya ntibyakunda, ubwo byarafashe. Kubera ku batubanjirije bagiye n'abazaza. Ura ntureba hari ikintu gikomeye utazi. Yego. Ujya ubona inka ukabona ukuntu bifite ibara. Ahantu hamwe hakaba hasa umweru, ahandi hakaba ari umukara, ahandi akaba ari igaju. Uzi ko iyo baziriya nka hari umukara udasanga imbere ari umukara. Aha hari umweru uzi ko udasanga hari umweru. Biva hese. Nyine abantu ubundi abantu bagakwiye kujya bibaza uko niko Imana yabitegetse. Muri ruriya ruhu ishyiraho agace kazajya kameramo ubwoya bw'umukara. Ifata kandi igakira avuga ngo hano hazajya hari urwirungu, ahandi iravuga ngo hazaba hari igitare. Nuko Imana yabitegetse, nta n'umuntu ufite ubushobozi bwo kubihindura, nta nubwo bizigira byihinduranya ukundi kundi ngo byo byihe ububasha. Nuko Imana yabikoze uruhu rumwe rukameraho amabara atandukanye. Mbivugiye rero icyo kintu gikomeye cyane. Kiremwa munanu kigeze ubu Imana yaremye basigaye babihindura. Nubwo babihindura, nubona inkoko ya koroyiro uzayibona irimo kugenda genda, rimwe rimwe igenda binanira, ubundi ntizi kumenya ko umuntu ari umuntu cyangwa ikintu ari ikintu. Icyo yona kiragihitana, amoya yapfuka vuba, usanga ari ikintu kimeze nk'ikituzuye. Biriya babyita ibyiganano cyangwa se ibipirate. N'ibikoperano. Niyo mpamvu usanga umuntu wese ugiye kugura akanyama k'inkoko avuga ati inyarwanda y'umwimerere.
reka twikomereze. yego Ibyo rero nikikubwira ububasha n'imbaraga z'iki z'Imana. Uko rero Adamu yahawe umwuka wo kwita biriya bintu nk'uko Imana yabishakaga, niko bizaguma. Niba ari ikizukira ubwo ni inzukira, niba ari intozi ubwo ni intozi. Ubwo niryo zina ryakomotse kuri Adamu, aba Yesu umugore. hanyuma rero arakomeza aravuga ati ariko nubwo ndi kwita amazina, atera akajisho aravuga ati uyu nguyu we rero uyu ndabona ari umugore kubera ko akuwe mu ki mu mugabo. yabibwiwe n'iki? Hari akantu kabimubwiye. Wibuke yuko Imana imaze kumubumba ngo yamuhumekeyemo umwuka w'iki wayo, ahinduka ubugingo buzima. Burya mu yandi magambo Adamu yari inzu y'iki y'Imana, kuko uriya mwuka wari uri muri Adamu atarakora icyaha, yari Imana igendera muri nde, muri Adamu. Nawo abizera b'uyu munsi bakeneye abamaze kuba bo mu itorero baba bafite cyane abitorero babandi bari mu cya gitabo cy'ubugingo. Uriya mwuka Adamu yari afite atarakora icyaha, uriya niwo mwuka ubundi baba bafite, kuko Adamu uriya tubanjirije kuba inzu y'umwuka wera, yabaye tubanjije kuba ubuturo bw'Imana. Oya na Yesu aje bundi aza kuwuduha. Umva ukuntu havuze, haravuze ngo nk'uko Adamu yakoze ikosa akanduza abari mu isi bose, akabakoza icyaha n'urupfu, niko na Kristo nawe yaje arabikosora, atwokoza ubugingo kuba azamwemera n'abamwizera bose, kandi yabikoreye abantu bose b'isi. Nawe yatoranije, ariko yaravuze ngo yaje mube ntibamwemera ntibanamumenya. Nta muntu wese yigeze aheza ku bugingo buhoraho, ahubwo banze kumwemera. Umucyo wavire mu mwijima, ariko umwijima ntiwagera gute? Ntiwabimenya. Gusa ndi gusenga navuze ikintu gikomeye. Hariho ubugingo, hariho n'iki no kurimbuka, kuko urupfu rwo turarufite, twarwokorwe na Adamu, twabishaka tutabishaka. Iryo ni ihame. Nasomye ijambo rirambwira ngo n'abatakoze icyaha rwarabajyanaga. N'ubu ngubu Yesu waje ahise abifata neza, atarugira irembo ry'abizera. Aravuga ati uru rwo ntago narukuraho n'igihe warugenye. Iriya rembo rero turinyuramo tujya mu bwami, abandi bakanyuramo bajya kuremba. Ubundi bwami, ubwo ni ubundi bwami, ariko bwo buzashira. Imana iguha umugisha. Hanyuma rero Adamu aravuga ati uyu ni umugore, amwita iryo zina. Burya ngaho kuvuga ngo umuntu ni umugore aho bigize gute, nubwo yaba ari mu Cyongereza, nubwo yaba ari mu Gifaransa, nubwo yaba ari mu Gishinwa, no mu zindi ndimi zose, burya ni iki? Ni umugore. Ururimi rwose waba uvuga ni umugore. Iyo usobanuye mu rundi usanga rivuga umugore. Nk'uko rero yisabira bikoko amazina ntibihinduka, n'umugore isizarinda irangira akitwa umugore. Twabonye yuko bizatandukana gusa abantu bagize mu bwami, ngo harabigira abagabo nibakomeze, nabo ni umushinga, ukomeze iyo proje yanyu. Hanyuma rero mwene data, uyu nguyu Adamu arangije aravuga ati kandi ntago birangirira aho ngaho, amuvuga umutoma, aravuga ati kandi nakara ko mu mara yanjye, aravuga ati nabyo ntibishiriyeho, aravuga ati nakagufa ko mu magufa yanjye. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ese urumva ko umuntu ari umwe ku isi? Ni umwe w'imiritiri. Nizetse ko Imana yabwiye iremo imuremo. Umuntu ni umwe. Byare mwororoka. Umuntu ni umwe ku isi. Ahubwo kubera umushinga w'Imana yari ifite yo kugira ngo abantu bazabe benshi bakugumya ari Adamu gusa, yahise irema na Eva. Abantu bajya babeshya ngo nuko ngo hanyuma bukeye baracumura ngo barya ngo ku giti Imana yababujije, ngo nuko ngo bariye ngo ku busambanyi, ngo barasambanye nako mu yandi magambo. Kandi nyamara Imana imaze kuremura umugore n'uwa mugabo, yavuze iyo jambo uvuze aravuga ngo nkabe mubyare mworoke mugore mwuzure isi. Ese ubwo Imana ninjije yo kutamenya aho bororokera? None se cyaha cyari aruga cyari gihari? Wapi? None se abantu babivuga bakurahi. Iyo myumvire rero igenda ikomoka ku bapagani bamwe namwe bagenda bayobya ubwoko bw'Imana, n'ubundi kandi babandi batwitira ryo kutumvira Imana, nibo bagenda bakuza cyaha cyo kwa Adamu cyo kutumvira iki Imana, bagakora ikinyuranye n'icyo yabategetse. Hanyuma rero arangije aravuga ati nakagufa ko mu magufa yanjye, akara ko mu mara, nakara ko mu mara yanjye. Hanyuma arangije aravuga ati nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Uwo ninde? Na Adamu. Azasiga se na nyina, akajya kubana n'umugore we akaramata. Iyo ugiye hirya cyangwa se dushaka dukomereze naho, uyu ni wo muryango wa mbere wabayeho. Ese Roba, uyu mugore Adamu amwirukana ari kujya hehe? Yahukanye. Akamwahukanisha cyangwa amwirukana, yari kujya kwani?
yari kutagicomeka muri nde yari gusubira aho yavuye bivuze ngo n'ubundi ahari niho iwabo urimo urabyumva aho uyu mugore ari niho iwabo n'ubundi uyu mugore iwabo ni muri Adamu niho agomba gutura n'ubundi Adamu rero n'ubundi ntirirwa mwirukana kuko Adamu n'ubundi ntiyakwikuramo igufa ngo agiye gute arijugunye ntiyakwikuramo urura ngarujugunye isaha ubu turacyari kumwe uri kumva sindahinduka umunyamakuru ngo mbarize abandi abo badamu babwiye ngo mutuvira cyangwa ba Eva bavuze ati reka ni cyangwa bagakubita nsigaye mbona hariho ba Eva mugani bakubita bakamena amatwi y'abagabo hariho badamu nabo bakubita bakamena imbavu zabo ntago ndahagera ariko reka dukomeze hanyuma rero nagira ngo nkwereke inkomoko y'umuryango ntabwo umuryango ari abantu bawuhimbye iyi ni projet y'iki y'Imana ni igitekerezo cy'Imana iyi ni projet y'Uwiteka uhoraho kandi wibuke yuko imbwa inka ihene intama indogobe ingamiya n'ibindi bintu byose nta kintu n'iki na kimwe kiza kiboneka kiri mu ishusho y'Imana cyangwa gisa n'Imana amagambo birakomeye ishusho y'Imana cyangwa se n'imboni yayo cyangwa se n'umwuka wayo urumva hari ishusho hari no gusa n'Imana imiterere cyangwa se personality uko Imana iri yego nicyo gituma rero hari ibintu abantu bakwiye kujya bitondera ari abizera ari abahakana naje kuza kumenya yuko 99% abahanga yaba ari abasikora bo muri za Bibiliya mu by'iyobokamana yaba ari abahanga bo mu by'ubuzima busanzwe bemeje yuko 99% iba ari ibyahumetswe n'iki n'Imana ibiba muri iyi si ibi byitwa Bibiliya kuko iyi si burya iri hano muri Bibiliya ntiteretse ino Bibiliya ifite ibintu bibiri ifite iyi si ikagira ijuru ikagira urupfu ikagira ubugingo ibintu byose ino Bibiliya irabitunze niho bibitse niyo mpamvu burya ino Bibiliya ifite itangiriro ry'isi ikagira n'iherezo ryayo kuko inatubwira ko n'ijuru rizazingwa n'aba scientifique babara ari aba philosophe yego ari aba scientifique ari aba sociologue ari aba psychologue cyane bose bari baze kuri Bibiliya niyo bashaka kumenya ingengabihe y'isi baza kuyigira aho ngaho ubuhanga bwose n'ubwenge bwose biri mwahangaha mu byanditswe byera niyo mpamvu nta muntu n'umwe ufite kubipinga kuko niyo yashatse kubivuguruza ajya imbere guhita bimugonga agapfa ubusa agapfa nka ba Herode babandi ngo baguye inyo ujye wumva babandi bisumukuruje gato hari abandi ndanibuka ngo barishije nk'inzi ba Nebukadinezari n'abandi bakomeye bari bafite isi mu biganza kuko bari abantu bigeze ku kigero cyo kwenda kuyobora isi yose muri make bakagira itegeko risinywe kandi ridakurwaho icyo kintu rero aba bose bagiye bashaka kugira ngo bishinge kuri iyi nkota wari ubizize ko ijambo ry'Imana ari inkota iryaye mu gihombi iyo rero umuntu ashatse kuyishitaho siniza nkubira akantu gakomeye nkakubwira ngo nta muntu ushobora gukinisha yumva ubugi bwo mu rwembe ngo yagira nka gutya ashyira agatoki ngo yumva ko urwembe rwaba rutyaye siniza mbikubwira noneho rero ku ijambo ho bikaze kurusha buriya ubugi bw'ijambo bukaze kurusha niyo mpamvu ubona nta muntu ujya uryiterera hejuru oya uca bugufi rikakujya hejuru iyo ushatse kurijya hejuru uhita uryishitaho umanuka bucuma rigahita rikurangiza mu ya mvugo y'iki gihe reka dukomeze rero turimo tuvuga ku kintu cyitwa umuryango ihero ry'umuryango ishingiro ry'umuryango turebye fondasiyo y'umuryango aho wavuye tubonye fondasiyo y'umuryango yego hanyuma tubonye ko inkomoko y'umugabo ari mu biganza by'Imana n'umugore tubonye ko ari mu biganza by'Imana binyuriye mu mubiri w'iki w'umugabo hanyuma Imana ikabona ko umugabo adakwiriye kuba wenyine hanyuma igahita inyuzamo abandi ifite uko ibigenza kandi bikemera oya turi abantu bakuze aho umuntu anyura turahazi naho twanyuze turahazi ntabwo umuntu ari kuba umugabo ngo anabyare ahubwo umugabo kwari kugira ngo azatere inda yororoke niyo mpamvu buriya umugore usanga iyo ashatse kera ubundi uretse bigenda bipfapfana ubundi burya ngo umugore afata ubwoko bw'umuryango yashatsemo ubwoko bw'umugabo we nibwo bw'umugabo we wabyumvishije
burya umugore afata ubwoko, ubundi kera ngo nta mugore wagiraga ubwoko, ariko umugore afata ubwoko bw'umuryango ashatsemo cyangwa se asa. Ni nayo mpamvu iyo umugabo ahantu hose uzasanga bavuga kwa Robert, burya ntabwo bazavuga kwa nyirakanaka. Oya, kubera turi mu isi ya nyuma basigaye bavuga ngo ni kwa mama runaka. Tugeze ku mpera kwa mama kanaka, ugahita uvuga uti se rugo koko mugani papa kanaka ntahuriyo. Mbese muri make nitugenda ku byanditswe turaza gusanga burya urugo ari urw'igihimba, kuko birivuga yuko burya umugore ari igihimba, hanyuma umugabo akaba ari umutwe w'umugore. Ubwo rero icyo gihe ubu igihimba nicyo kiyoboye, ariko kubundi hakaba hayobora iki? Umutwe ukaba ari uha ibintu byose umurongo. Hanyuma rero reka twihutishe kugira ngo abantu b'Imana batazarimbuka bazize ubujiji, barimbutse batazarimbuka bazize ubutamenya. Kuko uyu munsi none hari ibintu byezwa ku manywa na nijoro, ariko ibyanditswe byabyo ntibizahinduka, nuko bizaguma. Imana yabyandikishije mu myaka tutazi, bizaguma uko kugeza ubwo ijuru n'isi bizagira gute? Bizakurwaho. Kandi ijambo ryaravuze ngo umuntu uzakura cyangwa kongera, umuntu uzakura n'inyuguti cyangwa akantu gato kuri iri jambo azakurwa ku mugabane wa giti cy'iki cy'ubugingo. Umuntu nawe uzongera kandi kana akavuga ati ariko nayo numva byari iby'ubwenge wakongeraho aka ngaka, azongerwa ku byago birindwi by'iki by'imperuka. Utagira ngo ibintu bibe biroroshye. Tumaze bisi tugenda, hari byo twagiye twumva tukiri abana bivuga muri no Bibiliya, hari byo twagiye tubona byarasohoye n'amaso yacu, biduha ibihamya by'uko nibisigaye ari ukuri, kuko bizagira gute? Bizasohora. Abantu bajye batega amatwi yabo bumvishe n'umutima, kandi bihane bave mu byaha, bamenye ko Yesu ari umwami n'umukiza ufite mu biganza bye ubwo bwoko cyangwa se abo bantu. Hanyuma rero nta kibazo, agenda witerure urebe neza. Nta yego ntacyo. Urumva mwene data, nanyuma nkubwira rero inkomoko y'umuryango. Yego. None kugira ngo tuza kuza no kumenya niba ibyo abantu bakinisha babikinisha nk'abantu bafite ububasha bwo kubikora koko, cyangwa se babikinisha nk'abijyana ahantu habi hazaba bika iteka ryose. Aho niho tugezeho gutandukana, kuko igifite umumaro ni ukumvira Imana kuruta kumvira iki? Abantu. Reka twongere turebe Yohana ubutumwa bwiza 2 rimwe tugeza kuri 11. Ndashaka kugira ngo turebe ibi bintu, ubundi tufata agahe gatoya, ubundi abantu bumve ineza y'Imana, bumve n'ibyo bakinisha. Yohana ubutumwa bwiza ibice 2, umutwe w'ijambo ravuze ngo ubukwe bw'Ikana. Ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe Ikana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mu gikore. Hariho intango 6 zaremwe mu mabuye, zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Barasuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayamushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse, kiretse babahereza badashya amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe, aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko wehoho washyinguye nziza aba arizo uherutse. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye Ikana y'i Galilaya. Yego, icyo nashaka kugira ngo mvugire aya magambo nuko ikintu cyitwa urugo ntabwo ari igihimbano, ni ikintu gifite inkomoko mu ijambo ry'Imana. Twabibonye. Icyo si cya kabiri tubonye. Na Yesu ubwo yatashye iki? Ubukwe bwabaye, hanyuma anakorerayo n'igitangaza. Icyo ni igihamya cy'urugo, cy'ubukwe, cy'ishyingirwa, cy'umuryango, yuko mariage burya atari ikintu cy'igihimbano, ahubwo ari ikintu gikomoka ku Mana ishobora ibintu byose.
ari nacyo cyatumye irema ibitsina bibiri bitandukanye kugira ngo hazabeho umushinga w'Imana wo kororoka kw'abantu. No mu bintu bizarimbuza abantu nacyo kirimo, kuko abantu ntabwo bagishaka yuko bororokera kugira ngo bakore umurimo w'Imana, ahubwo bagenda bavangamo n'ibindi byinshi by'ubwenge bw'abantu, ariko ibyo byose bijyana kurimbuka, ntabwo abantu bazabona ubwami bw'Imana. Icyo ni ikindi gihamya kikubwira ko ubukwe cyangwa se umuryango cyangwa se umusore n'umukobwa bahuye bakaba umugore n'umugabo, icyo kintu ari ikintu kiba gifite aho gishingiye, gifite ishingiro ku ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hanyuma hari ibintu biranga ubukwe. Muri ubukwe cyangwa se urugo kugira ngo rubeho hari ibintu by'ingenzi bikenerwa. Ibyo bintu cyambere, burya ubukwe fondasiyo yabwo ni umukwe n'iki n'umugeni. Abo ngabo nibo fondasiyo y'urugo cyangwa se nibo fondasiyo y'ubukwe. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ubukwe ntago bwaba hatari abahamya cyangwa se abantu. Nacyo turaza kuza kukivugaho gatoya hirya, ariko urugo cyangwa se ubukwe bubaho ari uko hari umukwe, hari umugeni, ariko hari n'abantu, hari abahamya b'icyo kintu bemeza ko icyo kintu bakizi neza, kugira ngo nibajye babona uyu mukobwa mu rugo ku musore runaka bari bazi muri karitsiye, ariko batahabonaga bajya bavuga batari kuri muntu turabizi ko ari umugore we. Ntabwo uriya muntu ari undi muntu, ntabwo ari umushyitsi, ntabwo ari iki, ndetse kugira ngo agire n'ijambo no muri iyo karitsiye cyangwa muri uwo mudugudu cyangwa no muri icyo gihugu, ejo nihagira n'ahantu akenera abo bantu mu buryo bw'amaboko, bazamusange nk'abajyanama cyangwa se nk'abafasha b'abaturanyi cyangwa se b'abanyamuryango bazi icyo ari cyo. Hanyuma ikindi kintu cy'igihamya cyangwa se gishimangira ubukwe, kiranga ubukwe, ni itegeko. Itegeko cyangwa se icyo bita isezerano cyangwa se nibyo bita mariage civile. Nibwo itegeko ni kuri leta. Ni muri leta. Ko hari itegeko rigenga uburyo bw'abashyingiranywe. Hanyuma tukabona imiryango. Burya ntabwo habaho ubukwe, kuko umusore afite umuryango n'umukobwa afite iki, afite umuryango. Aho hantu rero abantu bagomba kuba bafite ahantu bakomoka. Noneho umuryango nawo ni ikintu kimwe cy'ingenzi mu biranga ubukwe. Hanyuma hakaza ikintu gikomeye cyane, cyitwa igihango. Igihango cyangwa se covenant mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda cyitwa igihango, ariko mu mvugo y'iki gihe reka tubyite isezerano, ariko iri ryo ni isezerano rikomejwe n'ijuru. Iki kintu cyitwa igihango cy'abashakanye kigira isezerano cyitwa covenant cyangwa se igihango, icyo cyitwa gukomezwa n'amaraso yande ya Kristo. Aho ngaho nicyo kintu cyitwa ubukwe, kandi wongere ngo bwera, bushingiye ku nkomoko y'Imana na Adamu na Eva muri Edeni, nuko twagiye tubibona mu isezerano ry'Imana mu ijambo yandikishije ry'ubukwe. Hanyuma ibyo ni ibintu bigeze kuri 5 biranga ubukwe bwera. Iki ngiki cyitwa igihango turaza kuza kukigarukaho mu nyuma, urumva, kuko ni nacyo nyamukuru gisa nk'aho ari ipfundo ry'iki kiganiro cyangwa se ry'iri jambo ry'Imana cyangwa se ry'impuguro, kugira ngo abantu bamenye ibyo bakora, niba bifite shingiro ki, niba bikomoka he, niba bazabibazwa cyangwa se ari iby'ukuri. Hanyuma rero buriya kugira ngo habeho umugihe tugezemo, ikaba tubareho dufatira, kugira ngo habeho urugo bijya binyura mu nzira 3. Hari urugo rubaho rw'umusore n'umukobwa gusa, bahuriye aho bahuriye, bakabyumvikana, umwe agatwara undi, umusore akajyana umukobwa, bakagenda bakubaka urugo, ejo bukazacya abantu bavuga ngo kwa kana wa musore yagize gute, yarongoye, yashatse umugeni cyangwa se yashatse umugore, ubu ni umugabo afite umugore. Ibyo mu kindi Kinyarwanda nibyo bita kwishingira. Mu mvugo y'abakorera byo bita kwishingura. Aha, baba bakoze mariage ariko bayikoreye ubwabo. Mariage koco.
biba bishingiye. baba bishingiye ubwabo, ntabwo baba bashyingiwe, bo baba bishingiye ubwabo. Ni mu mvugo nziza bishingiye bo ubwabo bishingiye. None iyo ushingiwe ni igihe hari abantu bagize gute baje kugira gute kubihamya, nabyo turabireba. Yego, icyo ngicyo cyari icya mbere kikubwira mbese ingo zubatswe, nushaka tuvuge muri kino gihe uko zubatswe. Urutarubatswe rushingiwe rwarishingiye, icyo ni ikintu cya mbere cy'urugo rubayeho. Urwo ni urugo rubayeho ariko rwishingiye. yego. Icya kabiri, noneho hari abashyingirwa ariko n'amategeko y'ibihugu, uko ibihugu byabisetinze uburyo bwo gushyingira abasore n'inkumi. Ujya ubibona. Yego. Umurimo wa leta civile, ni ba leta civile harya n'abagitifu ni uwo murimo wabo. Umusore n'umukobwa bagakundana, bakabibwira umuryango, hanyuma umuryango ukabemerera, ubundi barangiza bakavuga bati rero twemeje itariki yo kuzajya gushyingirwa, mariage civile, bakagenda bagashyingirwa. Ibyo bikabishyiriye aho ngaho, urwo rugo rukarugize gute, rukaruravutse, bagahita bataha. Kandi abantu badukurikiye hari n'abajyayo, umwe agahita akata inzira ye n'undi agakati. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane, niba konsome mariage ngayo nguko. Urwo ni urugo rwa kabiri, ni umuryango wa kabiri ubonetse ariko mu buryo bw'amategeko. Haba hari uburyo bwa gatatu ari bwo bukomeye, ari bwa buryo busa n'ubwo muri Edeni, busa n'ubwo hari Kana tubonye, uburyo noneho buriho ya covenant cyangwa se rya sezerano ry'iki ry'Imana. Hariho ya maraso, ya kashe y'amaraso ya Yesu, ryashyingirwa ryemewe n'ubwami bw'iki bw'ijuru. Bubera hehe? Hanyuma icyo gihe rero byo biva hehe? Bubera hehe? Bukorerwa he? Dusobanurire. Aho bubera, icya mbere bitangirira ku musore n'umukobwa, kuko twabibonye. Bakagira ubwumvikane, bakabimenyesha umuryango n'inshuti. Yego. Byarangiza bakamenyesha amategeko. Noneho byarangiza ntibabirekera aho ngaho, kuko hari umurimo w'Imana ukorerwa kandi mu bantu. Yego. Cyangwa se hari abantu babahagarara ubwami bw'Imana hano mu ijuru, hano mu isi. Yego. Cyangwa se bambasaderi b'ijuru. Aho ngaho niho dusangamo abashumba bakora umurimo wo kuragirira iki Imana. Abo ngabo rero kubera yuko babikora mu izina ry'Uwiteka Imana, abo ngabo no bitwa abahesha b'umugisha, wa musore na wa mukobwa baraza bakabyereka itorero, hanyuma itorero rikabasengera, rikabarambikaho ibiganza, bagahamagara isumba byose kugira ngo izabe ipfundo ry'urwo rugo. Ngayo nguko, aho niho hitwa rero urugo rwa gatatu rukomejwe n'iki, aho ndahatinda n'Imana. Aho ndahatinda, impamvu matinze dutangira nakubajije ni idini ryawe, urambwira ati idini si ngombwa. Hanyuma iryo pfundo rya covenant turi kuvuga rya gatatu rishingira aho hantu, rishingira mu idini. Suppose ngiye Robert mfite idini ryanjye, mu mpamvu zanjye zo kurishinga ndi kujya kurimbuka. Uri kujya kurimbuka? Yes. Washinga idini mu mpamvu zo kurimbuka? Yes. Dufite aba agent, manzo nege neza amatwi kuko nakubwiye ngo turatangirana turi kumwe, ariko mukanya ndaba mpindutse abadukurikira. Ndakumva rwose. Sibyo? Ngewe ndi umu agent wo guhiga ubugingo bwa benshi, uri kumva? Shinze urusengero, abagani wanjye ndi kubajyana kuboreka. Uwo ni uwa mbere. Yego. Kabiri, wenda sindi umu agent wo kujyana abantu kurimbuka, ndi umupasiteri ngiye mu ijuru, uze kubinsubiriza rimwe. Yego. Uwa mbere uyu muntu uri gukora mariage kandi yaratumwe ubugingo kugira ngo abujyane kurimbuka. Naho i Kigali zirahari, si ko nafite uburenganzira bwo gutunga intoki mu kwa Kanaka, sina ngombwa cyane, sina ngombwa. Uyu muntu ugiye gukora umuryango kandi uwamutumye kurimbura benshi arawanga, ni Satani. Kimwe mu bintu arwanya, ubundi abantu benshi ntabwo bazi ko Satani arwanya imishinga ibiri gusa. Yego. Ubugingo buhoraho n'umuryango. Izi mariage zikozwe zikorewe mu biganza by'umuntu ujya kurimbuka, yego, uzivugeho. Kabiri, pasiteri wicaye ku wa mbere, abantu bakaza bamugana, agahita ateraho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, akabasezeranya kandi atanabasengeye ngo amenye ko niba ijuru ribihamye. Kuko birashoboka ko umwana wo kurimbuka yaza gukora mariage n'umwana w'ubugingo buhoraho cyane, sibyo? Cyane mu rwego runaka, ndetse bakanabihesha umugisha kuko buryo butatu. Hari amahitamo y'umuntu Imana yemera,
hari n'iby'Imana ishobora kureka kugira ngo wowe Sezibera kugira ngo uzatabarukane ikamba ry'ingororano zo kwizera no kwihangana no gushikama byose akaguhereza umwana wo kurimbuka akavuga ati ni mwatakane. Ibi ndabikubwira, hari ikiganiro nakoze nikorana n'umudamu washatse umuhungu mu barangi, donc mu bana b'umwijima, agahura n'intambara ageze aravuga ati kampfumyemo murema akarenge. Dusobanurira aho hantu niho nari ngeze kuri mariage, abaje baje kwishyingira nabo leta yahuje, abo wenda tube tubihoreye kuko nabo ni imiryango. Yego, aba bantu rero idini ryahamirije ryashikamije rigateraho ikimenyetso cy'amaraso nk'uko bivuze, kandi mu idini hari n'abagenti. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Robert, turi munsi kimwe dufasha ibihe mu ntambara cyane, icyo cyo ukwiye kukimenya. Iryo nta nicyo nanarihindura. Icya kabiri, abantu ni abantu. Yego, twigeze kujya tuganira tukavuga ku kintu cyitwa itorero. Tuza gusanga itorero nta maso y'umubiri arireba. Yego, tuza gusanga itorero n'amazina yaryo bifitwe na nyiri itorero. Yego, ari we Kristo. Ndetse kugeza no ku kigero n'uri mu itorero ubwe, ariko umubona yambaye umubiri nk'abandi bantu, yego, hataboneka uburyo wamuhamiriza 100% ngo uvuge ngo uriya ni uw'itorero, uriya ni umwana wo mu rugo. Abo bazwi na nyirabo. Ariko ikintu kiruta ibintu byose kituruta twebwe ni ijambo ry'Imana. Amen, amen. Paulo we yigeze kuvuga ko hari abantu bajya bigisha ijambo ry'Imana kubw'indamu zabo. Yego, bakigisha ijambo ry'Imana kugira ngo babone amafaranga, babone abo bagore, babone mbese iby'isi, akaba ariyo focus yabo. Paulo aravuga ati jewe ariko ntago ari cyo ngamije. Jewe ngamije icyubahiro cya Kristo. Yego, ngamije ko abantu babona ubugingo. Amen. Ngamije ko nkomeza umushinga wa utangije. Imana ishimwe. Yego, abo bantu babiri barasa na kira kibazo uri kumbaza. Ikindi, yego, niba umuntu arimo gusezeranya itorero akaba akoresha ibyanditswe byera, akaba atashyize ku karubanda akavuga ati genda umukozi wa Satani, yamuwe abantu bamenye ko ari umukozi wa Satani, yego, ngo abantu bamuyoboke babizi, akaba arimo gusezeranya abantu akoresheje ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, yaba arimo kubikora mu ndamuzi, yaba arimo kubikora mu bujiji, yaba ari kubikora mu buryo bundi yumva we ashaka, mukurazi, amenye ko Kristo agira gute yamamazwa. Icyo cyo nicyo mpereyeho. Amenye ko Kristo arimo kugira gute kwamamazwa. Uko Kristo bamutuka inshuro nyinshi miliyoni ntazi umubare, uko iryo zina barivuga mu buryo bwo kurituka inshuro miliyoni, yego, niko ririmo kurushaho guhitinga no kumenyekana mu isi. Ako kantu nakumva, uko Kristo amuvuga neza bakamuvuga ari benshi inshuro miliyoni, niko Kristo arushaho kwamamazwa. Ngiki cyo Paulo ashaka kugira ngo avuge ngo yavugwa mu kuri, yavugwa mu binyoma, ikinyezi uko Kristo agira gute yamamazwa. Hanyuma rero, iri sezerano ryitwa covenant cyangwa se iri sezerano rishimangiwe n'amaraso, ntabwo buriya riri sezerano rikomezwa n'imikoro irimo kuvugirwamo, reka mbere ko mbyita, yego, ahubwo iri jambo ry'Imana ririmo rirabwirwa uyu musore n'uyu mukobwa bari musomera, suri ya muntu urimo kubaha isezerano, ahubwo n'ubwami bw'Imana mu ratanga iki isezerano. None aba bantu baza bagafatanya abantu batanabisengeye, bababwiwe n'iki ko Imana ibafatanyije? Reka nkubwire, ijambo ry'Imana warivuga wasenze wari gutasenze ntirizahinduka. Ni ijambo ry'Imana. Igihari ni iki ngiki, ibyaha by'aba bantu, icyaha ntikigira isura, kibikwa mu mutima aho undi muntu wese atareba, uretse nyiri icyaha n'Imana isumba ibintu byose. Aka kantu nakumvishe Roba? Ndakumvishije. Icyaha ntigifite isura, yego, kandi iki cyaha kibikwa aho undi muntu wese atareba, uretse nyiri iki cyaha n'Imana ireba mu mutima. Hari uwacu wavuze ngo iyaba byanukaga koko nk'uko biri bikanukira mu bantu, amasoko yo mu isi yavaho, ibindi bintu byose bisigaye ni ishusho icyaha kigaragarizamo. Kandi kubera ko icyaha ari kinyamwijima, ntabwo gishaka kugira ngo kibere mu mucyo, n'ubundi gikubitira mu mwijima, bivuze ngo n'undi kintu kikavarinze mu mwijima. Niyo mpamvu umuntu asambana ukazumva ko yasambanye ariko utamubonye agira gute asambana. Nubwo haba ari ku manywa gutya yihanga akaba ari gusambana, ntabwo yazanga bikorera ngaho aho uri kureba.
ajya mu isi y'iwabo yo mu mwijima akabikorerayo, ahubwo kubera ko nta banga ribaho iyo ngiyo, akaza we abyitangariza yuko burya byabaye. Icyo rero nicyo gituma abantu niba basezeranya abantu b'ubwami bw'Imana, ntabwo tuzi ngo barajya kurimbuka cyangwa barajya mu, icy'ingenzi nuko tubona babivuga mu izina rya Kristo y'ubwami bw'Imana. Ibindi bisigaye ni rwa rubanza tujya twumva Imana yatubwiye kwikomereze. Hanyuma rero ibyo murangi n'utari umurangi, uretse imbaraga y'Imana yaguhishurira icyo, ubundi ntabwo wapfa kubimenya. Kandi nawe wamaze kukimenya nuko ufite andi maso areba. Erega bari abantu bagenda ari abarangi, ntabwo bafite amaso areba ko nkuko ureba ko ari umurangi, nta nubwo bafite ubwenge bwo kumumenya. Ni mugenzi wabo kuko bari hamwe. Ubu uri mugenzi wanjye Roba, ubu baye uri kijura sinahimenya, ariko inshuti zawe z'ibijura zose zirakuzi, kubera ko njyewe nanjye sinzizi ariko wowe urazizi, naho mu bikorera waba uhazi. Mbese muri make iyo si yanyu nge ntabamo, simbazi. Ariko njyewe kuko turi abana b'Imana, nanjye nkuzi mu rusengero, nkuzi kuri umukristo mugenzi wanjye. Niyo mpamvu nanjye nkugirira icyizere, nkavuga ariko buriya narenga nkajya kureba Robert tukaganira, nukunzi kari mwene data, ubwo duhujije isi. Imana ishimwe, muri romonde yacu turi bamwe. Yego. Hanyuma reka rero turebe niba koko gutandukana divorce cyangwa se gutandukana kw'abashakanye kwa bashyingiranywe, niba koko byemewe. Yesu we abivugaho iki? Kuko Yesu niwe sezerano rikuru, niwe ukomeza iki isezerano, niwe ufata Adamu akamusinziriza, akamukuramo inyama ntapfe, byarangiza akamukuramo umugore, akamuha umutwe n'ibice byose, akamuzana baye umugore, akamushyira Adamu. Hanyuma Adamu Yesu akongera akavuga ati ngo ukanguka kuri bwa butware bwa Yesu. Nukuri wagukuramo inyama hano hantu hagahinduka icyobo, hano wenda nko mu rubavu hagahinduka nk'ikinogo, uretse gukira muri koma, wenda abaganga bakazareba ikindi kintu bakora nabwo byaba atari ibya y'Imana ibirema, bukazacya bakujyana urusororo. Ubundi ntabwo byapfa kwemera, ariko Yesu afite ubutware bwo gukora icyo ngicyo. Niyo mpamvu tugiye kureba noneho Yesu we abivugaho iki, ko tubonye ko umuryango uhari. Ese koko gutandukana kw'abashyingiranywe kuremewe koko cyangwa ntabwo kwemewe? Reka turebe 19 Matayo umurongo wa mbere kugeza kuri 6. 19 Matayo umurongo wa mbere kugeza kuri 6. Ibyo gusenda umugore ni ku mutwe w'ijambo handitse. Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya ajya mu gihugu cy'Iyudaya hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira abakirizayo. Abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? Ubuje kandi kugira ngo kumugerageza. Barimo ubwo n'abafarisayo barimo barabaza Yesu, donc bamukize mu bigerageza. Barimo baramugerageza. Urumva icyo bakora bo barakizi, barabizi kuko bari mu buryarya, barabizi neza. Icyo bamubaza baragira ngo bo reka dukomeze, bari kumutega umutego. Nawe arabasubiza ati, ntimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagira gute, ntakagitandukanye. Hanyuma twatuma tuvuga rero ku by'amasezerano. Ubwo ni kakandi nakubwiye ntituragaruka ku kintu cyitwa covenant cyangwa se igihango gishingiranye umugore n'iki, umugabo n'umugore. Hanyuma iki kintu hano tubonye muri Matayo, iki kintu kijyanye no gusenda umugore, n'ubundi hari uko kigize kiba mu gihe cy'Abisirayeli na Mose. Hanyuma ngo bakavuga batari ko kubwira ari niki ngo batugarika Mose, baravuga batari ko Mose umugore bizagenda gute? Ese umugore azasendwa n'ikintu icyo cyose bizagenda gute? Mose arabahakana ababwira ati ntabwo umugabo akwiye gusenda iki umugore we. Ngo banga kubyumva, barakomeza baramutuga, barakomeza baramuhata, kugeza ku kigero cy'uko bamubajije bati none se ntacyo uvuze ko ntawe uzirukana umugore we, noneho se nasambana? None babona igikomeye.
uravuga ati none tumufata yasambanye bizagenda bite kandi nabo birengagiza ko bashobora kujya gute gusambana ese ari isambanya kubera yuko umugabo ari ushaka umugore uburyo umugabo niwe mutware bo bumva ko ibintu byose umugore ari wo bafite mu biganza mbese ni umuntu aje mu biganza byabo bakari bategetsi b'umuryango sibyo se hanyuma rero ngo Mose arabwira toya umugore ntabwo kumwirukana byemewe ngo barakomeza baramuhata biza kugera ku kigero cy'uko Mose yavuze ati rero n'ubundi aba bantu igihe nahereye ncuranga naturangiye abahetsi ntabwo babyumva none kubera iyo mpamvu ntacyo murumva mwebwe mwifuza ko byagenda gute ati nawe tubwire atwebwe twifuza yuko waduha urwandiko hanyuma tukarumwandikira tukamusenda akagendana n'urwo rwandiko rwe kubera ko yasambanye Mose arabwira ati reka umugore wawe n'umubiri wawe umugore wawe nta handi hantu ho kumwohereza hahari ntabwo wabufata ngo ngere umuhindura inkumi kandi ari wowe wamugize umugore ibyo byose ntibyakunda ngo bakomeje kumutuga Mose arabwira ati ntacyo ubwo mwanze kubyumva reka mpaze kwifuza ko irari ryanyu niba ubona koko wamufashe yasambanye ukamwifatira uzandika urwandiko rumusenda ugiye gute umwohereza Mose yarabizi ko gusambana bitakorerwa ahabona yarabizi ko ari ikintu gikomeye yarabizi ko abazabafata bibaruhije hanyuma Mose arabibemerera bukeye rero ku ngoma ya Kristo usije gushinja abagenzi babo ntago nawe ajya kubikora ngo hamagare kuretse babandi beruye hari aberuye pe yewe nabe iyo baguyeho barikanga ikikubwira ko ahantu bari gatemewe bahita bikanga ndetse rimwe na rimwe bakabana kuhakwikira cyangwa bakakugirira nabi ari ibintu byiza no ku isoko baba bihakorera nkuko umuntu yigurira tomati nkuko umuntu yigurira n'ibindi byose ku mihanda nkuko umuntu agaratiniza imodoka nabo bajya bagara ariko kubera yuko nyine nubwo baba bareruye akamiliyoni barafata bakareba hano bakavuga bati ntacyo nubwo ari kumanywa reka tujye bona inyuma y'inzu cyangwa tujye ahangaha ariko ku karubanda erega ujye umenya ko mwene data n'amategeko y'isi uretse n'ubwami bw'Imana n'amategeko y'isi ntabyemera niyo mpamvu nta nubwo banihisira gutinya Imana ahubwo barimo batinya iki amategeko burya nicyo baba barimo batinya hanyuma bakagenda bakajya kubikorera aho ngaho hirya hanyuma rero ibyo kintu kirakururuka mu Bisirayeli kiba gutyo biza kuza gucyariho habonetse ingoma yande ya Kristo ingoma ya Kristo rero bukeye abafarisayo baramwegera bavuga ati ariko wa muntu w'umuhanga w'umunyabwenge twumvaze ibintu byose abantu bose tubanabashikiye bemera reka nabo ka kantu twabajije Mose cyangwa abakuru bacu babajije Mose nawe tukamubaza twumve uko nakatubwira ngo nuko bajya kumugerageza niko biratubwiye ngo baragenda bajya kumugerageza baramubaza bati mbese umugore azakubagana cyangwa azakosa kangahe cyangwa azahorwa byaha ki kugira ngo umuntu amusende ubanza kuvuga icyo gusambana kugira ngo baza guforesha bumve ko icyo Mose yavuze cyo gusambana yabemereye Yesu ari cyari buza kuza bura ni nko gutera mu gihuru ngo bumve ikivumbukamo banze kukivuga bakizi uko bari bamugerageza hanyuma bo bari bafite target yo kumenya ibyo gufata umugore agize gute yasambanye kubera ko mbere hose urabona n'ubu uyu munsi turacyabifite imiryango ishaka abagore barenze umwe n'amadini for example nk'abasilamu ashaka umugore umwe yakumva ashaka kwishakira undi akabyumvikana n'umugore akongeraho yakumva kugeza kuri 4 abo 4 uretse barananiwe n'irari ryabo nkuko sharia zabo zibivuga ariko ubundi buriya ngo bemera abagore 4 ako kantu rero ko kutanyirwa n'umugore umwe ko kutanyirwa na 2 ko kutanyirwa na 3 5 ndetse 10 niko kakomeje gukurikirana irangoma ya kera gashaka no kwinjira mu ngoma ya Kristo hanyuma abantu baravuga batari ko kabagore tubakunze iki kintu cyo gusambana ko twumva cyangwa se cyo kugira abagore barenze ubwe ko ubundi cyera bajya banga abagore bose na umwami ko cyakabaye icyacu none reka tukibaze n'uyu nguyu noneho nawe twumva icyo kivugaho kubera ko tujya twumva bavuga yuko hari umuntu atumwe n'iki n'Imana aturutse mu ijuru uyu nguyu wararenze nuko tuya tumubona ari kwa Yosefu iwabo wababaje ariko uyu nguyu twumvisha amagambo amuvamo kumva afite ubwenge twumvishije kana tukumva hanyuma rero baramwegera baramubaza bati none ngaho nawe kidusobanurire hanyuma rero Yesu arabwira ati mwasomye iki se mu byanditswe avuga ati twasomye yuko Mose yatubwiye ngo ibindi byose twenda twabyihanganira ariko umugore naramuka asambanye tukamufata tuzafate urwandiko turwandike turumuhe ubundi tumwohereze tumusende aji wabo Yesu arabwira ati rero mwebwe ubwanyu yakibakore kubera irari ryanyu icyo mwishakiraga ariko ubundi uhereye mbere na mbere siko byabigize gute siko byari bimeze
uhereye mbere na mbere uhereye kuri Adamu ntabwo ariko byari bimeze. Iyo umuntu yamaraga gushaka umugore agasiga se na nyina akagenda akavuga ati ngiye gukora umuryango, icyo kintu uwo muntu yabaga abaye akarako mu mara ye, yabaga abaye akagufa ko mu magufa ye, yabaga abaye umubiri we, kuko ijambo ibyanditswe byera biravuga ngo uwanga umugore we aba yanga umubiri we. None kubwira iryanyu Mose yarakibemereye, noneho urumva agiye cyo giye kubabwira noneho gikomeye, munabimenye munabyumve yuko bitemewe kwirukana umugore wawe cyangwa se kumusenda, kubera yuko uwo ni umubiri wawe. Ese muganiro ntararenga aho ngaho wenda ndakomezaho. Ubu ngubu wakwiyambura umubiri ugasigara n'iki? Ubundi wasigara uriho? Ibi bintu muba mutwigisha ubwo magaraze mu badukurikiye ntacyo urabavugira, birenze ubwenge bwacu. Reka mbanze nsoze. Hanyuma rero Yesu arangije aravuga ati ubundi iyo usoma n'ahandi wenda nuko umuntu abatajya azana imirongo myinshi ariko irahari, agiye avuga ngo ubundi ntabwo byemewe gutandukana k'umugore n'iki n'umugabo. Ubundi aravuga ngo uzamwihanganire, kuko ijambo ryaravuze ngo mbese umuntu nagukosereza cyangwa gucumurira tuzamubabarire kangahe. Yesu aravuga ngo muzamubabarire 7 ubwo ni 7 exposa 70 uzakira muri machine. Hari abantu bajya ngo ni 7 gukuba 7 nako 70 uzakira muri machine yitwa expose, nako ukande kuri expose 7 ugereka hejuru 70. Uwumva ibyo bintu ukuntu bingana ni 7 gukuba 7 gukuba 7 gukuba 7 gukuba 7 gukuba 7 gukuba 7 ukajya kujura 70. Niba ushaka kubikoresha ikaramu ntacyo uzafata ikaramu kube 7 icyo ubonye ongera kube 7 icyo ubonye kube 7, uzasanga ari amamiliyari n'amamiliyari y'imbabazi utamenya ukuntu yitwa. Ubundi Yesu nicyo arimo abigisha, amaze kubabwira ko umugore ari umubiri wiwe. Hanyuma rero arababwira ati rero noneho mwebwe mwumva ikintu gikomeye, umuntu naramuka yigiriye inama we n'umugore we bakigira inama zo gutandukana, cyangwa umugabo agasenda umugore we, niba baramuka batandukanye, niba kwihanganira uwo muntu ari byo byakorohe nako byo byagukomerera, uzoroherwe noneho no kuvuga ngo uzoroherwe no kuvuga ngo uzabaho utongeye kubona ubwambure bw'iki bw'umukobwa, na wa mugore azafata ongeye kubona ubwambure bw'iki bw'umugabo. Ubundi umwe agenda abigisha waziko, undi agenda yibere iwabo, ubundi mutegereza ubwami. Cyo kintu ukuntu gikomeye yari akigereranyije no kuvuga ngo imbabazi ziruta iki ibitambo. Imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Ikindi kandi ujye umenya ko uko wababara kuko umugore yasambanye, erega nawe burya wasambanye yababara kuko n'umubiri wawe, si umubiri wawe. Gihita ukuba 2, kubabara kwawe gihita ukuba 2. Hanyuma rero Yesu arangije kubabwira icyo kintu, ababwira ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo icyo Imana yafatanije cyangwa yateranije ntihakazagira umuntu ugira gute ugitandukanye. Hanyuma rero mu magambo makeya mwene data, kugira ngo ngere ku musozo, kugira ku musozo w'iki kiganiro ndetse n'abadutega amatwi, Imana ibaha umugisha, kuko ubu tuba turimo twiga iby'ubwami bw'Imana, ntabwo tuba turimo twiga nk'abanyamategeko b'isi, kubera ko mu isi ho byemeye gutandukanya abantu babiri bashyingiranywe, ariko mu by'ubwami bw'Imana nta muntu n'uyu n'umwe wemerewe gutandukanya icyo Imana igize gute yafatanije. Aho ngaho ni hahandi wumva hari byasezerano ryitwa covenant cyangwa se igihango. Igihango, icyo gihango umuntu arahiriye mu ijambo ry'Imana, arahiriye imbere ya Kristo, gihita gikomezwa n'icyitwa amaraso yande ya Kristo. Aya maraso ntagajuka, ntabwo abora, ntabwo ajya apfa, ntasibama. Aya maraso iteka ahora ari original. Ni ukuvuga ngo ikintu yafatanije icyo kintu ntawemere kujya gute kugitandukanya. Iyo tujye dusoma Bibiliya dusanga n'ahandi henshi hagenda havuga umuryango, havuga imibanire y'abashyingiranywe, havuga. Iyo tugiye kureba ukuntu Aburahamu abana babo bagiye babona abageni, dusanga ari ibintu byagiye bifatanywa ndetse bikajyana kondisiyo binagenderaho. Rero iri sezerano rya gatatu ari ryo ryemerwa n'ijuru, iri sezerano ryitwa gushyingirwa kw'abashakanye imbere y'Imana isumba ibintu byose. Iri sezerano rirakomeye, nta muntu ufite ububasha bwo kujya gute ko kuritandukanya. Niyo mpamvu
umugabo nubona umugore yakunaniye cyangwa ukabona umugabo yakunaniye, intwaro dufite z'abanyabugingo cyangwa se z'abana b'Imana turazizi. Harimo n'intwaro yitwa gusenga, harimo n'intwaro yitwa kwihangana, harimo n'intwaro yitwa kwirinda, harimo intwaro zigeze ku 9. Izo ntwaro uzazifata uzambare. Izo nizo ntwaro umukristo arwanisha mu kigeragezo hanyuma akanesha. Uhunzeho gato ntago yemewe. Subiramo. Intwaro yo kuba uhunzeho gato. Hari ugutandukana, hari no guhunga. Ikintu gituma habaho ko umugabo n'umugore w'umubiri umwe, mbese reka ture nawe ubwawe. Ikintu cyatuma umubiri wanjye unanira kandi ari uwanjye mwambaye, ubundi ni iki? Niki ngiki ni Satani. Urumva? Satani iyo aje akanyurira muri umwe muri aba bantu babiri bari bakundanye, akora icyo bita gusenya ubumwe bwabo, akakora icyo bita gusenya ya mariage bakoze, agakora icyo bita kwinjira muri ryasezerano, akagaragariza umwe ko burya bitari bikwiye kuri ryasezerano aryemera, n'ibindi bintu byinshi. Uwo ni umubi Satani uzana kurema ibice, uzana kurimbuka. Juste nanjye niho narimbarije. Iyo rero umwe muri bo Satani amwinjira. Yego niho nkomeje. Suppose ubugari ifu n'amazi byahuye. Yego. Habayeho ko igipande kimwe cy'ubugari kijya ku ruhande n'ikindi kikajya ku ruhande. Yego. Satani yaje avuga ati ubugari ndabusaturamo kabiri, igipande kimwe kijye ku ruhande ikindi ku ruhande. Igipande kimwe akaba aricyo gishaka koko gigashyiramo imbaraga. Wakora iki? Niba umugabo ari ubaye mubi cyangwa umugore akaba ari we uba mubi mu bashakanye, kandi akarihaga pe akavuga ati wapi, yego, uri umwizera usenga Imana n'ubugingo bwawe wumva butanduye, nta kindi kizana Satani uretse kwiba, kwica no kurimbura. Ntabwo Imana iza ije gusenya umuryango kandi yawusizeho. Noneho rero yakoreye mu bapatina babiri, niba umugabo abaye mubi kugira ku rwego akajya ku rwego ashobora kwica iki umugore akihangana, akongera akihangana, akongera akihangana, bikageraho byanga. Intwaro z'umwuka no gusenga, gusenga no kwizera bijya bishoboza umuntu wizeye Imana. Icyo gihe Uwiteka abana n'uyu muntu, abana nawe kuko undi warimo Satani, akamuha intwaro yitwa kwihangana no kunesha no gushobora. Iyo byanze bikanga mu nkoni, mu kurogwa byose nyine, kuko bibaho rwose, bakakuroga bakagukubita bakanagusambaniraho nk'uko twabivuze. Bya bintu byose Satani akabikora muri mugihe. Oya, kugusambaniraho byo nta kibazo. Ikintu kibi gikomeye ni ikiza kibyara urupfu kuri uwo muntu. Yes. Habaho icyo bita guhungira ku Mana. Aho ni hamwe twahabonye kugira ngo ubugingo budapfa. Icya kabiri habaho guhunga k'umubiri. None guhunga k'umubiri ariko umuntu agakomeza intambara yo gusenga, ntajye na kure. Niba koko kwihangana bikaba bimunaniye, we ubwo akifatira umwanzuro akavuga ati reka mpunga urupfu, kubera ko ndabona Satani yabaye mubi, iminsi yo kubaho kwanjye igiye kugabanywa, akagenda agasenga. Icyo gihe rero hahandi y'Imana ikorera mu bwoko bwayo, ikorera muri babandi babasezeranije, ikorera mu bitorero, aho niho hongera kugarukamo gukora kw'Imana bifatanyije n'amasengesho, hakaho kongera kunga wa muryango. Noneho hamwe n'Imana ishobora ibintu byose kuko ikunda umuntu wayo, irabyunga bikemera. Imana ubwayo ikore mu bantu bayo. Kutugenda twunga ingo nyinshi z'abantu, tugenda tubona ingo nyinshi zanasambutse, zanateye hejuru, habaye n'ibibazo binakomeye cyane uvuga uti kingi kisi nakihanganira. Ariko hamwe no gusenga Imana no kumvira umwuka n'ubujyanama bw'Imana ndetse no gufashwa na bene data, hanyuma ibintu bikongera bikemera bigakunda. Burya nturebe ikigeragezo nubwo cyo gikomeye, ariko ntabwo ikigeragezo gishobora kuzashobora kugiheka. Aka kantu sinzi nibukumvishije. Ntabwo Imana ishobora gukoreza umuntu umutwe adashobora kujya gute gutwara. Niyo mpamvu Imana iguhaye umuntu ikaba ari isezerano ryayo. Ibi guhereye kugira ngo icyambere ashobora kubera ishuri rizakujyana mu bwami bw'Imana, wabyumvishije, cyangwa se akaguhera kugira ngo wowe uzamubere ikiraro azabona ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero icyo gihe uguma hamwe ugasenga ukongera ibihe byo gusenga, wabona byanze ijambo ryavuze ngo zazajya dufasha mu mibabaro, hanyuma icyo gihe cyo guhunga gatoya ntabwo ujya kure, kubera yuko guturwa ntago byemewe, ukaba hafi ndetse kandi ugahamagara bene data, kuko ijambo ryavuga ngo niba mwene so akunaniye umuhamagara undi mwene so mugenzi wanyu, niba mwene so
erega impamvu tuba dushyira mu nzira y'iby'agakiza ni uko n'ubundi isezerano twarebaga ryitwa covenant cyangwa se ihuzwa ry'amaraso ya Yesu riba ryakorewe mu by'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu n'ubundi tubikurira mu by'ubwami bw'Imana. Noneho byarangiza ugahamagara wa kabiri cyangwa babiri byarangiye, hanyuma hamwe n'umwuka w'Imana biremera hamwe n'ijambo ry'Imana birakunda. Ntabwo ari ngombwa kwitora ngo umuntu abonye akantu kose katumutse ngo ataye urugo arasambuye aragi. Oya, ntabwo ari byo. Bene wacu bo Rwanda kuramutsa Mariya baragize ati iryo ni iyobera ritagatifu. Oya, ntabwo ari iyobera ritagatifu ry'ukwemera, kuko ibyanditswe byera birasobanutse kandi birumvikana. Ibi tuba tubivuga nk'imiryango yahujwe ku bw'amaraso ya Kristo, ariko indi miryango yagiye ihura ku kindi giti cyabo nta kibazo kirimo, kuko nta pfundo rya Yesu ririmo. Niyo mpamvu twabonye muri ariya makwe habaga harimo Yesu. Arega ahantu twavuze abadukurikiye ndakeka dusa nk'abari gusatira n'umusozo. Yego, tugiye gusoza. Abwirwa benshi akumva beneyo. Ahantu twavuze ni kubizera. Ni kubizera naho abandi rwose erega tuba turi kuvuga nk'itorero. Tuba tubwira itorero. Tuba tubwira itorero. Hatagira abantu batari mu itorero rya Kristo baza kwirwa badutera amabuye banandika ku abishingiye. Pawulo hari ukuntu yabavuzeho. Yaravuze ngo niba abantu babiri babana, umwe akijijwe undi adakijijwe, umwe ashobora kwezwa ku bw'undi. Iyo bitagenze gutyo abana babyaye baba bahumanye. Abana b'abapagani ntabwo ari abana b'abakristo. Iki kintu abantu bajya banakimenya. Abantu bajya bafata abana bose akavangura mwana ni ikinyange ne gitambambuga ni iki ni umwana ni marayika. Ntabwo ari byo. Burya abantu bari kubeshya. Ijambo ry'Imana rabitwerura katubwira ngo abana bakomotse ku bwoko bw'Imana cyangwa se ku itorero, aba bana bafite amaraso y'ababyeyi babo bakomoka kuri Kristo. Iyo ari abana b'abapagani, ari abana b'abanyabyaha, n'abana baba bahumanye kubwo ibyaha by'ababyeyi babo. Iki kintu abantu bajya bamenya kugitandukanya. Niyo mpamvu rero ubundi gifite umumaro ni ugukizwa. Gifite umumaro ni ukwemera ubwami bwa Kristo bukaba muri wowe, kuko n'ubundi ahandi hose wahindira. Kubera twabonye abantu bari bihuza bakishingiranya, biriya byo nibashaka bishingiranye nimugoroba mu gitondo mu buke bigendeye. Buri wese yagiye kwibaka ibyiwe. Ngewe n'ibyo amategeko asanzwe yo mwisi nibabona byanze babigenda babishyira banyira amategeko bongera babasature, umwe asubira ukwe undi asubira ukwe. Ariko iyo byabaye ikintu giteweho kashe n'amaraso ya Kristo kiba kibaye ikindi kintu kindi. Iki kiganiro ndifuza ko tuzakora pariti ya kabiri. Uzimamu nifuza ko tuzayikora. Tuzarebera hamwe noneho mu itorero nge nawe. Bibiliya yemera abantu babiri bahuye kandi kibahuje yego ari ukuvuga Imana no donc nk'itorero ryera. Yego, nge nawe dushobora gushinga itorero ryera tukaganira mu bwami bw'Imana n'iki byose. Babiri cyangwa batatu bahuje umutima bakora mu izina rya Yesu. Imana iri hagati muri bo. Erega itorero abantu bajya bamenya gutandukanya n'idini byo duhora tuvuga buri munsi. Yego. Idini ni kiriya kigaro ubona cy'akavuyo cy'abapagani bo mu rusengero, cy'abatarakizwa, cy'abakijijwe. Abo bantu icyo gihuru, iryo tsinda, icyo kintu kimeze gutyo, dushuranye iryo soko, icyo nicyo cyitwa idini. Ariko itorero rya Kristo riri mu ibanga, kandi itorero rya Kristo ubwami bw'Imana bugendera mu muntu wabwemeye. Ntabwo bujya mu muntu ku ngufu, bugendera mu muntu wabwemeye. Niyo mpamvu rero ngewe nawe ubu dushobora no kurya n'igaburo ryera. Ngewe nawe twicaranye twavuga atari ko twibuke ko Yesu yadupfira akanazuka, tugafata igaburo tukamanyagura umutsima kugira ngo hanyuma tukibuka Yesu twicaye hamwe. Ibyo nibyo byitwa itorero. Reka tugere ku musozo mubwira abantu ngo ikintu gifite umumaro cyane, mushumba, apotere, undi muntu wese, reverandi n'abandi bakomeye bafite ubwo bubasha bwo gushyingiranya abantu, nubwo muba mwabikoze muvuga ngo ni mwebwe n'amatitire yanyu, ariko mujye mumenya yuko mwabikoresheje n'indahiro y'ijambo ry'iki. Burya si mwebwe muteranya abantu, si namwe mubahuza ngo bamugana n'umugore, ahubwo bahuzwa n'Imana yavuze uhereye kuri Adamu na Eva. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ukora mufite ububasha bwo kubasomera ijambo ibyanditswe, mumenye ko mudafite ububasha bwo gutandukanya ibintu mwitwa mwarafatanyije. Ibi byonyine ni bya Kristo wenyine. Yaravuze ngo niyo mpamvu dusezerana isezerano rivuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agize gute agarutse. Ubwo rero abapagani bo mu rusengero, abagendera ku madivorce, abagendera mu kutubaha Imana, ngo baratandukanye bafite abandi bagore hirya no hino, mugaruke musubiraho umupira warengeye, musanga Imana ibakureho uwo muvumo, muri abana murimo murajya mu isi yo kurimbuka. Impamvu nakubwiye ngo tuzakora pariti ya kabiri, yego, nabo uvuze hari abaza baganwa bakaza gukora mariage ya kabiri, donc bakanayisezeranya, bakanayitangaho umugisha. Ndifuza ko tuzakora pariti ya kabiri. Kaducumbikira. Reka ducumbike. Imana iguha umugisha. Yego.
ariko intego twatugendereye no kugira ngo abantu bamenye ko abantu b'Imana batemewe abemeye Kristo bakaba bazi ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ntabwo divorce igize gute yemewe. Niba cyangwa reka nongera kantu gatoya, niba ku bana bibananiye ubwanyu kwihangana mukamubona bibananiye mukamubona byanze, yego, mukicara mukabyunga n'abandi bantu bakabafasha bikanga mukabona biranze, igihari ni iki? Nimara mukamunatandukanye mukumva munatandukanye, uzamenye ko utazongera kubona ubwambure bw'umugore niba uri umugabo, umenye utazongera kubona ubwambure bw'umugabo niba uri umugore, kugeza igihe Kristo azaza akavuga ngo, cyangwa se ubwo muzongera mukiyunga, cyangwa se kugeza igihe Kristo azakihereza ku buzima bwanyu, umwe muri mwe bwakagenda undi akabohoka. Kuko ijambo riravuga ngo umugore ahambiriwe ku mugabo we nakubwiye ngo tuzakora parite akiriho. Ubu hari abicanyi uhisuha uburenganzira hari abicanyi ntabwo byemewe gutandukana k'umugore n'umugabo. Bakristo barokore bantu bubavuga mu Imana, icyo Imana yafatanije ntakagira umuntu ugira gute ugitandukana. Hari umugore ambwiye ati ubu gahunda ni ukushyiramo nyuma y'amezi 3 akaba araciyeho tukaba turibohoye. Ntibagende nta kazi kabo, bafite amahitamo yabo. Ega n'ubundi reka nkubwire, se ntabwo tugira ishyingiranwa hagati yacu na Yesu, nta bantu se bajya barita bakigendera. Ujye ubifata nk'uko nguko, uko umuntu ava kuri Kristo akongera akisubira mu isi yahozemo y'ibyaha muri Egiputa, agaca mu isezerano ry'uwamukoye akamumenera amaraso agata umugabo akagenda. Ujye umenya yuko ari nako umugore n'umugabo basezeranye kubw'ijambo ry'Imana, ariko umwe muri bo ashobora guca mu isezerano akajya gute akagenda, ariko si ukuri, ntago byemewe. Ubundi nsoza kuri kano kantu kavuga ngo uko Kristo atakwihakana itorero ni nkuko n'itorero itakwihakana nde Kristo. Uko utatandukanya Kristo n'itorero niko utatandukanya umugore n'iki n'umugabo. Uko utatandukanya umuntu n'umubiri wiwe niko utatandukanya umugore n'iki n'umugabo. Narimo ndi kuvuga ngo uko Kristo atakwihakana itorero niko umugabo adakwiye kwihakana umugore we. Uko itorero ridakwiye kwihakana Kristo niko umugore adakwiye kwihakana iki umugabo we. Uko jewe Sezibera nta kuyamurura uruhu rw'umubiri nambaye ngo sigare ndi Sezibera uhari ngo byemere, kuko bitakunda, niko no kuyambura umugore wanjye bitagomba kujya gute gukunda. Kuko ijambo riravuga ngo wanga umugore we aba yanga umubiri we, kandi icyo Imana yafatanije ntakaje umuntu ujya gute ugitandukanya. Bene data ba Kristo aho muherereye hirya no hino mu isi y'abazima, mujye mukunda gukurikirana inyigisho zibafitiye umumaro kuruta cyane gufata ibidafite umumaro bibamarira umwanya. Mujye mukurikira iby'umumaro. Ishyanga ryera TV tuzatubakishizaho ibintu by'umumaro bafitiye umumaro, kugira ngo ejo nunarimba ukuzizire. Ariko kandi nzi ko bizakiza imitima ya benshi. Musigeho kuvogera itegeko ry'Umwami, musigeho kuvogera isezerano ry'Umwami. Nujya gushaka ujye ubanza ubitekerezeho, ni waba umusore waba umukobwa, ujye ubanza utekereze uvuge ngo mbese iyi ndahiro ngiye kwibohesha igarukira kwa gitifu gusa, igarukira muri uru Rwanda gusa, ese igarukira ku mpera z'isi gusa, cyangwa se ikomezwa n'ubwami bw'Imana. Nubona warahiye mu izina ry'Uwiteka Imana, ukabona warahiye mu izina rya Yesu Kristo bikomejwe n'Umwuka Wera, uzamenye ko nta muntu ufite ububasha bwo kubitandukanya. Hanyuma rero babikoze mugaruke inyuma kugira ngo ubugingo bwanyu bube buzima. Sintinya kubibabwira, ndabizi ko barahari ababikoze, umugore akaba ari uko n'umugabo akaba ari uko, bamwe akaba baranashakanye. Reka nkubwira akantu gato ya Robert, umuntu w'inshuti yanjye yashatse umugore, amaze kumushaka ntibahita babyara. Uwo munsi bashakanye atangira kwigira mu bandi bagore gusambana, bucye abona wa mugore ni mubi, ahita aca mu isezerano ajya kwishakira undi mugore w'inshoreke ku musozi. Hanyuma bukeye aza kuza bamaze kubyarana abana 3, none biza kuza kuba ngombwa yuko yumva ko agomba kugarukira Imana. Noneho umugenzi wanjye umwe tuganiriye w'umukristo arabintekereza, arambwira ati wa muntu nyamara buri yagarukiye Imana. Ndamubaza nti ese yarenguriye umupira aho warengeye cyangwa arambaza ati ubwo byagenda. Ndamubwira nti rero uko Imana yabwiye Aburahamu ikamubwira ngo uwo mwana witwa Ishimayeli nzamugirira neza, ariko ujye Sara kubwira ubyubahirize, usende umuja n'umwana we, kandi ari amaraso ya Aburahamu akumvira Imana kuruta kumvira iki abantu. Ndamubwira ngo icyari gikwiriye cy'uwo muntu kugira ngo abakijijwe neza Imana imwemera, atabyo kuvuga ngo nuko yagomba guta umugore wa kabiri ubafitanye n'urubyaro, yatakajeho n'ibintu byinshi, akajya gusaba imbabazi umugore wa mbere, akongera akagaruka ku mugore wa mbere agaturiza aho ngaho, akava mu busambanyi bw'ubutamenya. Hanyuma kuko iryo sezerano rya mbere niryo rigifite agaciro kuruta ibyo ngibyo bindi yagiyemo bitari ngombwa. Nashaka yarabonyemo inyungu zingana iki, birani 0.
abantu bajye babimenya icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ndumva shoje rero mwene data, Imana ihumugisha umuntu wese ukurikirana Cyanga Ryera TV, umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro, Imana izamuhumugisha, azajya akora subscribe, azajye akora ajya muri comment, na za like, mbese kugira ngo ubwami bw'Imana bushe kwamamazwa. Si kubw'inyungu z'amafaranga cyane cyangwa se ibindi bintu wenda abantu bashaka muri ibi bintu. Icyo dushaka no kubwami bw'Imana bwamamazwa kandi abantu b'Imana bakagenda bajijutse, batagenda nk'injiji. Hanyuma ubwami bw'Imana bukagera mu isi yose, abantu bose bakabumenya, bakamenya ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakava mu byaha, bakava mu irari ry'isi, bakava mu gushukwa n'iby'isi, hanyuma bakumvira Imana, bakumvira ijambo yandikishije, bakumvira umwuka wera, Imana ikabayobora, bakazabona ubwami bw'Imana. Imana iguhumugisha. Reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Imana y'amahoro ibane natwe. Tuzongera dukore parti ya kabiri, tugende hanyuma n'abantu mujye muri commentaire mutwandikire n'ibibazo nazabaza Sesibera. Yego bajye batubaza rwose nta kibazo, tuzabihereho dusubiza. Wakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom, nawe kadusenge. Urakoze kandi Yesu, ijambo ryawe ni ry'ukuri, wajyanikishije kugira ngo twebwe iki gihe tutazayoba, ndetse n'abihe bizaza nk'uko ryayoboye abambere. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose. Tumaze kubona imiryango myinshi yagiye ihuzwa n'indahiro ku bw'amaraso ya Kristo, ariko umugabo akabivamo cyangwa umugore akabivamo, iyo miryango igasenyuka. Kenshi abantu bagendeye ku marari yabo, bagendeye kutahuza no kutumvikana, ariko Kristo niwe wubatse umuryango uhereye muri Edeni. Icyo dusabiye izi ngo nuko Uwiteka bagaruka kuri aba bantu mu mitima yabo, bakamenya ibyo bakora katari by'ukuri, hanyuma bakagaruka mu isezerano bagiranye na Kristo. Kubera ko ukunda umuryango, ukunda urugo, ukunda umugabo n'umugore n'abana, urabakunda mwami, ko niryo fondasiyo y'itorero. Nyemera cyane rero intervention yawe Yesu irakenewe mu gihe tugezemo, kuko ubwenge bw'abantu baye bwinshi burimo barashaka gusumba ubwenge bw'Imana, ariko twamenye ko ibaberi ibyo batekerezaga babonaga bageraho babicishije bugufi, ni nako kwe gucisha bugufi ibitekerezo by'umushukanye Satani mu miryango y'ingo zo muri iyi minsi. Urakoze rero kiri ijambo ryawe ryamamare, rihere muri uru Rwanda, rigere ku mpera y'isi, ahantu hose nk'uko wabivuze mwami, ubwo rizaba ryageze ku bantu bose, abantu bakava mu byaha, bakamenya ibyo bakora, bakamenya ukuri, bakajijuka. Icyo gihe mwami tuzaza tugushima tuvuga ngo ni ukuri no ushobora ibintu byose. Urakoze rero kuko wumva gusenga kwacu, urakoze ko wabanye natwe, urakoze ko turi kumwe twese n'umugaragu wa Robert, kandi naho umuhumugisha n'abandi bose bazumvira ijambo, ubahumugisha kandi urekesha imbaraga z'umwuka kugira ngo rigire imbaraga, rigere mu isi yose. Urakoze rero mwakomeza kutwongera no kubana natwe byose mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.